twongeye kubasuhuza inshuti za Evangélisez MONDE, amahoro y'Imana akomeze abe muri mwebwe. Tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana, tuganira ku masezerano twifashishije inkuru ya Yosefu yo muri Bibiliya. Yosefu afite ibintu byinshi cyane twamwigiraho, umukozi w'Imana twahamagara bitubwire neza, ariko hari ikintu kimwe njya nkunda kuri Yosefu, ntago yigeze yikuraho kuba inyangamugayo. Ntiwikureho kuba inyangamugayo mu byo unyuramo byose. Amasezerano ashaka kuba atinze, ntiwikureho kuba inyangamugayo ngo ukore ibyaha, ntiwikureho kuba inyangamugayo ngo ukore nabi mu buzima bwawe, ahubwo komeza uharanire kuba inyangamugayo mu byo unyuramo byose. Isezerano rizasohore udafite ipfunwe ry'aho wanyuze. Imana iguhe umugisha. Reka twakire umukozi w'Imana atuganirize kuri iryo jambo. Ni karibu Pasteur, Imana ibahe umugisha. Ndabashuhuje mu izina rya Yesu Kristo, muri kumwe nanjye Pasteur Kanonko Tito, kandi nongeye kubaha ikaze kugira ngo tuganire ijambo ry'Imana aho muherereye hose ku migabane y'isi yacu. Mugubwe neza kandi mu ijambo ry'Imana. Reka tutarinjira mu ijambo dusenge. Mwami Imana yacu, Imana nziza, Imana ikomeye, turagushimye kandi tuguhaye icyubahiro. Urera, urakiranuka, nta wasa nawe. Tugushimye kubw'uyu mwanya mwiza uduhaye kugira ngo tuganire ijambo ryawe. Data, ngwino uganze kandi utegeke, ntaba ari jye ahubwo umwuka wera aganze, kugira ngo ijambo ryawe rishobore kugirira umumaro buri wese uri buritega amatwi. Dusenze dushima kandi twizeye, ni mu izina rya Yesu Kristo mwami wacu. Amen, amen. Uyu mwanya tugira ubuntu bwo kongera kuganira ijambo ry'Imana. Ndashaka ko n'ubundi dukomeza kuganira ku bijyanye n'amasezerano. Hari icyo dusabwa, hari icyo usabwa kugira ngo amasezerano Imana yagusezeranyije, amasezerano ufite asohore. Bivuga ngo Imana isezeranya mu buryo butandukanye. Ijambo ry'Imana ubwaryo byonyine ni amasezerano. Imana ijya ivuganira natwe mu ijambo ryayo, ikatubwira kandi tukumva. Iyo twubahirije ibyo yatubwiye bigenda neza. Imana ijya ivuganira natwe nanone mu buryo bw'inzozi, ukamenya ko Imana yavuganye nawe. Imana ijya ivuganira natwe mu buryo bw'ubuhanuzi, ni uburyo butandukanye Imana ijya ivugana n'abantu bayo. Ariko kandi nanone kumenya kuko neza ko ari Imana yavuganye nawe, icyo nacyo ni ikindi, kuko hari n'igihe abantu bitiranya ibintu. Ubushize ngira ngo twarabibonye, Imana ivugana na Gideyoni. Gideyoni abanza kumekinga sure, cyangwa se kugerageza kugira ngo amenye neza ko ari Imana ivuganye nawe. Haleluya. Bivuga ngo rero Imana ivuga mu buryo butandukanye, ariko kandi hari n'ibindi bintu bijya bivuga, umwanzi ajya avuga, ibihe bijya bivuga. Hari n'igihe n'amarangamutima y'umuntu avuga, umuntu akitiranya ibintu. Ariko Gideyoni twabonye ko yamekinze sure, cyangwa se yamenye neza adashidikanya ko ari Imana ivuganye nawe. Uvuga ngo rero iyo wamenye neza ko ari Imana yavuganye nawe, twari tumaze kuvugaho mu buryo butandukanye Imana ivuganiraho n'abantu bayo. Ariko uburyo bw'ijambo ry'Imana Bibiliya ni umwimerere w'Imana ivugana natwe, kuko Bibiliya ni ijambo ry'Imana kandi ryahumetswe n'Imana. Rero naho Imana ivuganira natwe cyane, ikaganira natwe cyane. Bivuga ngo rero hari ibyo usabwa, hari ibyo dusabwa kugira ngo amasezerano Imana yadusezeranije asohore. Muri ibyo twahereye ku kintu kimwe cyitwa kumvira Imana, cyangwa se kubaha Imana. Nanone bikagendana no gukiranuka. Gukiranuka, iyo umuntu yakiranutse aba yumviye Imana, aba yubashye Imana. Uyu munsi ndashaka kuvuga ku mugabo nkunda cyane, nawe navuga ngo ni umugabo w'amateka rwose. Atwigisha byinshi cyane, ni icyitegererezo cyacu. Umukozi w'Imana witwa Yosefu. Yosefu ni umugabo ufite amateka, kandi ni umugabo Imana yahaye amasezerano. Imuha amasezerano ari muto.
ndaje twinjire neza tubirebe. Reka tubanze dusome ijambo ry'Imana mu itangiriro, itangiriro ibice 41 murongo wa 37 kugeza ku murongo wa 44. Itangiriro ibice 41 murongo wa 37 kugeza ku murongo wa 44. Dusome nk'uko byanditswe. Haranditswe ngo iyo nama inezeza Farawo n'abagaragu be bose. Farawo abaza abagaragu be ati tuzabona hehe umuntu umeze nk'uyu uri mu mwuka w'Imana? Farawo abwira Yozefu ati kuko Imana ikweretse ibyo byose nta wundi munyabwenge w'umuhanga muhwanye. Nguhaye gutwara urugo rwanjye kandi abantu banjye bose bazumvire icyo utegetse. Ku ntebe yanjye y'ubwami yonyine nzagusumba. Farawo abwira Yozefu ati dore nkweguriye igihugu cya Egiputa cyose. Farawo yiyambura impeta iriho ikimenyetso yo ku rutoki rwe, ayambika Yozefu ku rutoki, amwambika imyenda y'ibitare byiza, amwambika n'umukufi w'izahabu mu ijosi, amugendeshereza mu igare rikurikira irye, bakajya bamurangana bati ni mu mupfukamiri. Nuko amwegurira igihugu cya Egiputa cyose. Amen. Mu by'ukuri Yozefu aranshimisha cyane. Uyu mugabo witwa Yozefu abyarwa na Yakobo. Yozefu Bibiliya imbwira ko ise Yakobo yamukundaga cyane ngo kuko ari umwana wo mu busaza bwe, yaramukundaga cyane. Noneho ndashaka kuvuga ku masezerano kandi mvuge uburyo Imana yashohoje amasezerano, ariko nkwibutse ko hagati yo guhabwa amasezerano n'igihe amasezerano yasohoreye, hagati aho hari intera ndende, hagati aho hari ibintu bigenda bitambukamo. Yozefu yahawe amasezerano, Bibiliya imbwira neza ko yari mu gihe cy'imyaka 17. Amasezerano yahawe n'ayahe? Yozefu Imana yamusanze mu nzozi. We yahawe amasezerano mu buryo bw'inzozi. Arabanza ngo arota inzozi, arota ngo bari mu murima barimo guhambira imiba, ngo agiye kubona abona imiba y'abandi bavandimwe be iramuzengurutse, ngo hanyuma irangije yikubita imbere y'umuba we. Izo ni inzozi yabonye. Imiba yose yarihambiriye igwa imbere y'umuba wa Yozefu. Yozefu atangira kubitekerezaho ndetse ngahamagara n'abavandimwe be ababwira ibyo yarose. Babyumva gutyo, ariko Bibiliya irambwira ngo batangira kumugirira ishyari. Yozefu arongera arota izindi nzozi, ngarota inyenyeri, ukwezi, ngo ndetse n'izuba. Ukwezi, inyenyeri, ukwezi, izuba n'inyenyeri 11, ngo byose bimwikubita imbere. Arota izo nzozi za kabiri. Noneho ntago nabyo yabicecetse, ngo yahamagaye se n'abavandimwe be n'abandi, arababwira ati narose inzozi, nagiye kubona mbona izuba, mbona ukwezi, mbona n'inyenyeri 11 binyikubita imbere. Isi arangije aramubwira ngo ushatse kuvuga ko jyewe na nyoko n'abavandimwe bawe ko tuzakwikubita imbere? Ibyo bitangira kuba ikibazo mu bavandimwe be, ariko Imana yari ivuganye nawe mu by'ukuri kandi yarakiri muto. Batangira kumugirira ishyari. Amateka ni maremare. Bibiliya itubwira uburyo ngo Yozefu yagiye kugemurira bene se aho bari baragiye iyo mu mashyamba, ngo bamubonye batangira kuvuga ngo dore Karose araje, batangira kujya inama ngo kumuta mu rwobo rwari rurimo amazi kugira ngo apfe. Ariko uwitwa Rubeni abagira inama ati ahubwo
tumushyire hariya mu rundi rwobo rutarimo amazi, amaraso yatazatubarwaho. Ubwo nibwo ngo Abishimayeli bazaga batangira kujya inama yo kumugurisha Abishimayeli. Abishimayeli bahageze nabo nanone ngo haza kuza Abamowabu baza kumugura n'Abishimayeli amafaranga ibiceri 20. Amateka ya Yozefu ngayo, ni wa muntu ufite inzozi, yabonye inzozi muri ibyo bihe by'imyaka ye, ariko Imana uko bimeze kose yavuganye nawe. Hamwe na za nzozi ze batangiye kumushyira mu rwobo, batangiye kumugurisha, ariko Bibiliya imbwira ko Yozefu yakomeje kumvira Imana no gukiranuka. Ubwo nibwo bamugurishije. Amateka ni maremare mu by'ukuri, amateka Yozefu arandyohera, niyo mpamvu numva nshaka kuyacamo, kandi nawe ndabizi kagufasha, kuko turabizana tukabishyira mu buzima bwa none, ukumva icyo Imana ikubwira, ukumva imiguro muri iryo jambo. Baragenda bamugurisha kwa Potifari, akorerayo. Yozefu yari yahawe amasezerano yo kuzaba umuntu ukomeye. Mu by'ukuri ukurikije inzozi yabonye. Hari igihe rero Imana ivugana natwe nyuma ikaducisha mu bintu bikomeye, tukibaza ngo ariko iyi ni Imana yavuganye nanjye? Rimwe na rimwe ugasanga umuntu aritotomba, ese kuki ngeze muri ibi? Ahari kandi wabona ibyo bintu ugezemo nanone ari isomo rindi ririmo. Ndahamya neza ko kwa Potifari Yozefu yatangiye kuhigira uburyo kuba mu bakomeye burya nawe uhigiramo ibintu byinshi bitewe n'umwanya cyangwa se n'isezerano Imana yari yamubwiye, yagomba kuri mugezaho hari ibyo banje kumucishamo. Imana yacu ihabwa icyubahiro. Ageze kwa Potifari, Bibiliya irambwira ngo ukuboko kwiza kw'Imana gukomeza kubana na Yozefu. Haleluya! Iyi Imana yadusezeranije, mu by'ukuri kuva aho twasezeranirijwe naho inzozi zizasohorera, aho hantu hari urugendo rurerure. Reka mvuga ngo hari ubutayu. Kuva aho Abisirayeli basezeraniye nabo bajya bamfasha kugera i Kanani, hagati hari ubutayu. Ariko ubwo butayu Imana ntiyabubabwiye. Ibya manu Imana ntiyabibabwiye. Iby'inyanja Imana ibibazo bahuriyemo ntiyabibabwiye. Ariko yari yabasezeranije. Yozefu agera kwa Potifari, ngo ukuboko kwiza kw'Imana gukomeza kubana nawe. Iyo ufite isezerano ry'Imana ukagendana n'Imana neza, ndakwibutsa ko isezerano ritimira ibibazo kubigeramo, ritimira ibigeragezo kubigeramo, ritimira situation zigoye kuzigeramo. Ariko isezerano iyo waribereye maso, ukubaha Imana, ukumvira Imana, ribasha kugutambutsa muri bya bindi ubigeramo. Ariko ukuboko kwiza kw'Imana gukomeza kubana nawe. Ukuboko kwiza kw'Imana kurabigutambutsa kandi ukabitambukana mu buhamya, nubwo uba utaragera kuri cya kindi Imana yagusezeranije. Ariko aho uca hose, nubwo byaba ari mu bibazo, Imana ihagarana nawe. Imana ntigusiga, Imana ntigutererana, Imana ntigukoza isoni. Ukuboko kwiza kw'Imana gukomeza kubana nawe. Ijambo ry'Imana ryambwiye ngo ukuboko kwiza kw'Imana gukomeza kubana na Yozefu kwa Potifari. Ngageze kwa Potifari, ibintu birahinduka, haba uburumbuke, haba imigisha, ibintu bigenda neza. Potifari aramwishimira, ndetse ngaza no kumusigira iby'urugo rwose kugira ngo abimanaginge, abimenye. Ariko mwibutse ko nanone hari amavuta Imana ijya ibasha kuduha, cyangwa se ahandi ubundi buryo Imana ibana nawe. Ariko ibyo nabyo, uburyo ukuboko kwiza kw'Imana kwabanye nawe, Satani akabyuriraho akaba yazana ikibazo. Ni nayo mpamvu mu isezerano ryawe cyangwa mu rugendo rwawe ugomba kubera amaso icyo Imana yavuganye nawe. Imana yacu ihabwa icyubahiro. Yozefu ngo muka Potifari atangira kumwifuza, ashaka kuryamana nawe. Ariko Yozefu yari yariyemeje mu mutima we kutazahemukira Imana. Yari yariyemeje mu mutima we kutazareka kumvira Imana. Yozefu akomeza kumvira Imana nubwo muka Potifari yari yifuje kuryamana nawe. Ariko Yozefu aratsemba ati sinakora icyaha cy'ubusambanyi. Birababaje cyane mu gihe cya none, ugasanga umuntu afite amasezerano, uri umusore, uri umugabo, uri umudamu, urwego rwose urimo wavuganye n'Imana, ariko imbere y'ikibazo runaka, nimba tuvuga urugero, uri umusore mwiza Imana yagusezeranyije umugore, ariko ugasanga nubwo utegereje ryasezerano, ariko ukumva hagati aho mu masezerano ukumva ngo urihana ibyaha by'ubusambanyi, uragubyuka urihana ibyaha ubisubiramo.
ese iryo sezerano rizasohora? Ugasanga umuntu afite amasezerano ariko kuyabera amaso ni ikibazo, nyamara ukajya ujya ahantu ukicuza ukavuga ngo Imana yarambeshye, Imana yavuganye nanjye, ese iri jambo ry'Imana ko bitagenda. Oya, kebuka urebe bihagaze gute. Yosefu aravuga ngo hari icyo Imana yavuganye nanjye, kandi yagambire mu mutima we kumvira Imana cyangwa se gukiranuka muri byose. Yosefu arabyanga, ntiyemera kuryamana na Mukapotifari, ariko Mukapotifari ngahimba amayeri, ndetse hari uburyo yashatse no kumufata. Yosefu ngaramwiye akasigarana umwenda we. Mukapotifari agenda avuga ati dore wa muheburayo, dore wa muheburayo ibyo yankoreye, amubeshyera. Uko niko Yosefu yagiye muri gereza, uko niko Yosefu yafunzwe. Yosefu aravuga ati naho nafungwa ariko sinzahemukira Imana yanjye, iyavuganye nanjye izasohoza. Umva nkubwire, hagarara, komera, ibyo wacamo byose ukuboko kwiza kw'Imana kuzabana nawe. Ushobora kubona winjiye muri gereza ukavuga uti nanone ko ninjiye muri gereza iyi Mana imariye iki, ibyo navuganye nabo byo bimariye iki? Abantu bajya bacikira intege aho ugasanga umuntu aracumuye, ugasanga umuntu yihakanye Imana, ugasanga umuntu akoze ibyangwa n'amaso y'Uwiteka kubera ubonye winjiye mu muryango wa gereza. Ariko aho ngaho ubona winjiye habi hatanejeje amaso yawe, ndetse ubona hadafitanye isano n'amasezerano ufite, hihanganire, naho hubahishemo Imana. Icyo ni cyo Imana idukeneyeho. Mu bikomeye wubahishije Imana, Imana aho iri ku ntebe yayo iranezerwa ikishima, nawe ikagusapurayizinga, ikagukorera akantu gashya. Haleluya, haleluya. Birangije Yosefu yinjira muri gereza, nabyo arabyakira, kandi naho ahubahisha Imana. Ariko ijambo ryambwiye ngo nanone ukuboko kwiza kw'Imana kubana nawe muri gereza. Ahageze ahinduka umuyobozi, atangira ahabwa inshingano, ubwiza bw'Imana bukomeza kuba muri we. Birambwiye ngo igihe cyarageze ngo hari umuvuzi w'imitsima w'ibwami n'umuhereza wa vino ngo baza kugirana ibibazo n'umwami, barafungwa bajya muri gereza. Bagezemo birumvikana Yosefu yari ahari rwose, ariko nihuse ngo ikibazo kiza kuvuka, bose baza kurota. Ndacyakomeje kuri Yosefu. Baza kurota, barota inzozi. Umwe arota inzozi aravuga ati jyewe nagiye kubona mbona nikoreye ibiseke bitatu ngo harimo imitsima, ariko mbona njya gusavinga ariko sinzi ukuntu byagenze, mbona ibisiga biriye ya mitsima yo mu giseke cyo hejuru. Undi arota inzozi ngabona ngo umuzabibu abona urarabije, abona imbuto ngarangije akuraho iseri, ngabona aratunganya imitobe ashyire mu gikombe aserive umwami. Nuko barota inzozi ziteye gutyo. Irangije bagira izo nzozi zabateye ikibazo, ngo Yosefu abarebye asanga batanezerewe, batishimye, niko kubabwira impamvu batanezerewe, bababwira izo nzozi mvuze. Yosefu aziteze amatwi arababwira ati Imana irashoboye, Imana niyo isobanura. Yosefu abasobanurira inzozi, arabwira ati wowe nabibonye, nyuma y'iminsi 3 uraza guhamagarwa ibwami, kandi nuhamagarwa ibwami wowe rwose barakuzamura urasubira ku mwanya wawe, kandi rwose wongera userive ibwami bigende neza. Undi aramubwira ati wowe rero nyuma y'iminsi 3 nyuma y'iminsi 3 wowe rwose ibwami urahamagazwa, ariko ndabona igihanga cyawe gicibwa, ibyawe biri kwihereza. Ariko abwira wa muhereza wa vino ati nyabuna nugerayo uzanyibuke, uzamenye ko wasize umuheburayo hano muri Kristo, uzanyibuke. Ariko nuko Yosefu yabibabwiye. Ariko igitangaje Bibiliya irambwira ngo ibyo Yosefu yabasobanuriye muri za nzozi zabo nuko byagenze byose. Ariko yagezeyo asubizwa rwose mu myanya ye, gukomeza gusavinga umwami, ariko yibagiwe Yosefu. Ariko ngo nyuma y'imyaka 2 haza kubaho ikirori cyo kwibuka cyangwa se anniversaire ya Farawo. Hanyuma icyo gihe
Farawo yaje kubona nawe inzozi. Umva ukuntu Yosefu Imana yamutabaye aho yari ari muri gereza, akomeje kubaha Imana, akomeje kumvira Imana nubwo yari ari muri gereza. Haleluya. Ikibazo kiravuka nanone, Farawo arota inzozi, arangije nazo ziramuhangayikisha, abura amahoro, akubita hirya no hino. Farawo abura uwamusobanurira inzozi. Noneho birambwira ngo ashaka abakonikoni, ngashaka abanyabwenge, bose bananirwa gusobanura inzozi. Ariko wamuhereza wa vino aza kwibuka wa muheburayo yasize muri gereza. Ubwo nibwo yamwibutse, naho ubundi bwose ntago yigeze amuvuganira. Haleluya. Imana niba yaravuganye nawe, umuntu yakwibagirwa, uwo muvukana yakwibagirwa, uwo mwabanye mu nzu imwe mu cyumba kimwe umwararanye yakwibagirwa. Ariko mu ijuru dufite Imana itajya yibagirwa abayo, itajya yibagirwa icyo yavuganye nawe. Haleluya. Niyo mpamvu tuba dukeneye gukora uruhare rwacu. Uruhare rw'Imana ni inshingano zayo kubisohoza, kandi Imana ni inyangamugayo, nta manyanga igira, ntibeshya, ntiryarya, irakora kandi irasubiza. Mana yacu ihabwe icyubahiro. Imana yavuganye na Yosefu yari igikurikirana icyo yavuze. Wibuke muri za nzobo zingahe bateganyije, urwobo rurimo amazi, urwobo rutarimo amazi, kwa Potifari, muri gereza, aho hose Imana yari igikomeje kugenda inyuma y'icyo yavuze kuri Yosefu. Yosefu nawe yari agikomeje kubaha no kumvira no gukiranukira Imana yavuganye nawe. Mana yacu ihabwe icyubahiro. Hanyuma ikibazo kiravuka, niko gutumiza Yosefu. Wamuhereza wa vino amaze kuvuga amakuru ye, Farawo ati nimumuzane, kuko abandi bose bari bananiwe, abakonikoni bari bananiwe, abanyabwenge bari bananiwe. Haleluya, haleluya. Ngatuma kuri Yosefu. Yosefu baramwogoshesha, baramutunganya, bamwambika neza, araza ibwami. Yosefu abwirwa za nzozi. Farawo aravuga ati jewe rwose nari ahantu ku mazi, ahantu ngiye kubona mbona inka zishishe 7, mbona ziraho zirimo zirarishaho hafi mu y'amazi aho ngaho zirimo zirisha. Ngiye kubona mbona izindi 7 zanambye cyangwa zihorose. Izo ngizo nazo mbona zizamutse muri wa mugezi, ngo ziraza zihita zimira za zindi zibyibushye. Ngo kandi zimaze kuzimira rwose ntago byagaragaye ko hari igihindutse. Inka z'iminambe zihorose zimeze nabi zimira za zindi zibyibushye. Yosefu arabyumva, arongera amubwira n'izindi ati nagiye kubona mbona nanone amahundo 7 ashishe amera ku giti, amahundo 7 ashishe. Ngo ngiye kubona mbona ndi mahundo ameze nabi cyane, nayo aho rose amahundo mabi, ngo mbona mize yayandi ashishe. Yosefu arabyumva arangije aramubwira ngo Imana nta kinanira. Imana yacu urayibaza igasubiza. Imana yacu iravuga, Imana yacu irakora, Imana yacu niyo kwizerwa. Wiyitakariza icyizere, ntago yatinze kugusubiza. Sinzi ibyo wavuganye nawe, sinzi igihe bimaze, ariko icyo nkubwira cyo nuko iyo wahagaze mu mwanya wawe neza, ukuboko k'Uwiteka, ukuboko kw'Imana yavuganye nawe kubana nawe, kandi Imana ikihesha icyubahiro, abantu bagatangara bakavuga ngo Uwiteka niwe Mana, Uwiteka niwe Mana. Mana yacu ihabwe icyubahiro. Hanyuma Yosefu arangije asobanura za nzozi, aramubwira ati inzozi zawe zirasa ukuntu biteye nguku. Inzara igiye gutera mu gihugu cyose, kandi inzara hazabanza igihe cy'uburumbuke, imyaka 7. Nyuma y'iyo myaka 7 hazabaho igihe cy'inzara. Icyo gihe cy'inzara ntawe uzigera amenya ko higeze habaho igihe cy'uburumbuke. Uko niko biteye inzozi zawe zirasa.
Yosefu arangije aramubwira ati mva nkubwire rero mushaka umuntu w'umunyabwenge, mushaka umuntu w'umunyabwenge akore ibishoboka byose mu gihugu bahakwiza ibigega, bahunika imyaka hirya no hino muri iki gihe cy'uburumbuke, bahunika imyaka bahinge bahunike, noneho kugira ngo cya gihe cy'inzara n'ikiza kizasanga igihugu gihagaze neza. Mwami Farawo aratangara, abari bari aho bose baratangara. Mwami Farawo niho twasomye, niryo jambo twasomye, haravuga ngo tuzabona hehe umunyabwenge umeze nkawe, tuzabona hehe umuntu uri mu mwuka w'Imana. Haleluya. Nshuti yanjye, umvira Imana, gendana n'Imana, emerera umwuka w'Imana uganze ube muri we. Umuntu uri mu mwuka w'Imana arahenze muri iki gihe. Umuntu uri mu mwuka w'Imana arahenze, ntanyeganyezwa n'ibije byose, ntanyeganyezwa n'imiraba. Reka mbihuze mu gihe cya none, turi mu bihe isi yacitse igikuba, ibyorezo bihari kandi ibyorezo byarahanuwe ibizavaho n'ibindi bize. Isi turimo niko imeze, imihindagurikire y'ibihe iyo ntituzayihagarika, ariko ukuboko kwiza kw'Imana kuzajyana n'abantu bari mu mwuka w'Imana. Ukuboko kwiza kw'Imana kuzabana nawe mu mihindagurikire y'ibihe uko yasa kose. Baravuga ngo twabona hehe, twakura hehe umuntu uri mu mwuka w'Imana umeze nkawe. Uwo muntu ahubwo wavugaga ni wowe. Farawo aranezerwa cyane ngo yiyambura impeta, atangira kumuha bimwe by'ubwami, ngo bamugendesha ahantu hose baramutambagiza. Niho hantu twasomye ngo abantu bagenda bavuga bati rwose, ngo batangira kumuramya Yosefu, wa wundi wo kwa Yakobo, wa wundi bataga mu rwobo, wa wundi bashyiraga muri gereza, wa wundi waciye izo nzira zose. Nubwo yazicagamo, ariko hari icyo yari yaravuganye n'Imana, kandi icyo yavuganye n'Imana yakibereye maso arakirinda. Yumvira Imana, ari nayo ngingo turiho, ingingo ivuga kumvira Imana no kubaha Imana, ari byo gukiranuka. Ibyo ngibyo bituma Imana ikomeza kugendana nawe, igasohoza icyo yavuganye nawe. Haleluya. Ntago ukwiye kwicara ngo wiganyire, ngo uvuge ngo Imana yavuganye nanjye. Niba wisuzuma ugasanga nta kibazo, ihangane, tegereza icyo Imana yavuganye nawe izagisohoza. Mana yacu ishimwe cyane. Nkubwire ngo imyaka 17 niyo Yosefu yari afite avugana n'Imana. Muri bya bihe Imana yamwerekaga inzonzozi, ariko ijambo ry'Imana rimbwira ko ubwo yahabwaga ubu butware, kuko Farawo yaramubwiye ngo ku ntebe yanjye gusa niho utemerewe, ariko ni nkaho ni icyegera cya Farawo. Abicegera cya Farawo ahabwa ubutware. Igihe cyakomeje kugera, uko yahawe ubwo butware, uko yakomeje kumaneginga, uko yakomeje guhunikisha igihugu cyose, yanzariza no gutera, bene se baje gusaka, kuko niho hantu hari hakize muri Egiputa. Abantu baza gusaka, baza gushaka ibyo kurya, batangira kumupfukamira kugira ngo aza no kubamenya. Nyuma yabanjije kubarakarira, abamerera nabi, ariko arabibika ati baramemukiye, ariko nyuma yahaza kumenya ko wari umugambi w'Imana. Naci habwe icyubahiro. Yosefu arinda isezerano, nubwo ryamucishije ahantu hatandukanye, ariko aho hose ukuboko kw'Imana gukomeza kubana nawe, yumvira Imana, yubaha Imana. Ibyo byasohoye afite imyaka 30. Hagati aho hari imyaka ingahe ategereje Yosefu? Imyaka 13 ategereje icyo Imana yavuganye nayo, kandi aca ahantu hatandukanye. Mana yacu ishimwe cyane. Iyo ukuboko kwiza kw'Imana kuri kumwe nawe, ukomeza kugenda n'Imana, wumvira Imana, nanone utegereje, ufite ibyiringiro byo kuzinjira. Kamvuga ngo ni muri Kanani yawe nk'Abisiraheli bari bafite isezerano yo kwinjira muri Kanani, ariko barimo guca mu butayu. Ubutayu iya myaka 13 nayigereranya nk'ubutayu hagati yo gusingira isezerano wasezeranijwe naho Imana yakubwiriye. Kuri Yosefu hari harimo imyaka 13. Sinzi igihe utegereje iby'Imana yakubwiye. Yosefu yategereje imyaka 13, aca ahantu hatandukanye, isezerano rimugerageza, ariko akomeza kumvira no kubaha Imana. Wowe umaze igihe kingana iki? Uciye mu biki? Ese ibyo uciyemo wabyitwayemo ute?
ibibazo ugenda ucamo, imihindagurikire y'ibihe ugenda ugeramo, uyitwaramo ute? Ese ukomeje kumvira no kubaha Imana? Iyo ukomeje kugendana n'Imana neza, aho niho uvuga uti Imana wavuganye nanjye, ndacyategereje. Urategereza kandi Imana yavuganye nawe igasohoza. Mu myaka 13 Yosefu abona icyo Imana yavuganye nawe kandi akomeza guhesha izina ry'Uwiteka icyubahiro. Mubwire ngo munsi wa none isi turimo irahindagurika, ibihe turimo birahindagurika, abantu barahindagurika, ariko Imana yacu ko yari iri kera niko ijambo ry'Imana rivuga, na n'uyu munsi niko iri kandi niko izahora iteka ryose. Kandi n'Imana isohoza icyo yavuze. Cunga uruhare rwawe, diringana n'uruhare rwawe, ubundi utegereze icyo Imana yavuganye nawe kizasohora. Nimba Imana yaragusezeranyije umufasha mwiza, tegereza wihanganye kandi wumvira Imana. Ntumere nk'aba bandi bavuga ngo Imana yavuganye nanjye, ugasanga mu byumba aravuga ati Imana yavuganye nanjye niransohoreza, kandi ubwo akenshi usanga agwa mu byaha by'ukagaruka, cyangwa se ugasanga amagambo akomeretsa abandi ni waturukaho kandi ategereje icyo Imana yavuganye nawe, ugasanga za ruswa, ugasanga ubujura mu buryo butandukanye, ugasanga ibyaha bitandukanye Satani agenda azengurutsa kugira ngo agushe abantu b'Imana. Birahari hirya no hino, ibyo byose nubwo bihari, isi nuko iteye, ariko nubwo tugenda mu isi, nubwo dutuye mu isi, wibuke ko turabijuru. Turabijuru, ibyo duhura nabyo ntibikwiriye kutubera ibigusha ngo tugwe twibagirwa icyo Imana yavuganye natwe, twibagirwa agakiza twaherewe ubuntu n'Imana, twibagirwa amagambo ijambo ry'Imana ritubwira. Oya, umvira Imana, ubaha Imana, kiranuka mu byucamo byose, byaba bikomeye byaba byoroheje. Icyo mpamya nuko mu gihe isezerano ritarasohora ugitegereje, ugifite ibyiringiro, utegereje icyo Imana yavuganye nawe, kuko kwiza k'Uwiteka kuzabana nawe. Manu uzazibona umenye ko hari icyo Imana ikoze. Amazi azaboneka mu gihe cy'inyota nyinshi, umenye ko Imana ikoze akantu. Uko nuko kwiza kw'Imana kubana natwe muri cya gihe cy'ubutayu, muri ya myaka 13 Yosefu yamaze, yagiye abibona muri gereza, arabibona aho bamujugunya, arabibona. Umugambi wa Satani wari uhe? Wari ukumwica atageze ku cyo Imana yavuganye nawe, ariko Imana ibera amaso icyo yavuze ikagisohoza. Dindira, tegereza, zera Imana, shikama, komera. Ibyo wacamo byose Imana yavuganye nawe izasohoza. Cunga uruhare rwawe gusa, Imana yo niyo kwizerwa, izasohoza ibyo wavuganye nawe. Ihesha icyubahiro umunsi ku wundi mu buzima bwawe bwose. Ntuzemere ko umwanzi Satani akunesha, agutsinda. Ntuzemere umutima utazagucira urubanza avuga ngo wahemutse. Hora wanga amaso, Uwiteka azasohoza icyo yavuganye nawe. Imana iguha umugisha, Imana igukomeze, ibyo ucamo byose hamwe n'iby'Imana yakubwiye. Hagarara ukomere, Uwiteka azasohoza icyo yavuganye nawe. Reka uyu mwanya ngusengere, Imana igukomeze, Imana ikwambika imbaraga, ibihe nibikunanize, ibihe nibikunamure, Imana ikugwiriza imbaraga z'umutima zibasha kugucisha mu bidashoboka, bya bindi ubona utakitambutsa. Kuko kwiza kw'Imana kuri kumwe nawe kuzagutambutsa, kandi uzahatambukana ubuhamya n'amashimwe. Reka dusenge. Mana ikomeye, Mana ihambaye, nsengeye uyu muntu uteze amatwi iri jambo. Uwiteka, ndatura imbaraga zawe ku buzima bwe mu izina rya Yesu Kristo. Imbaraga zawe reka zikora imirimo n'ibitangaza muri we. Reka umwambike imbaraga zidasanzwe, reka umwe gukomera, reka umwe gushikama mu izina rya Yesu Kristo. Ibyo yaba arimo gucamo byose, igeragezwa yaba arimo uko ryasa kose, ibitero yaba afite uko byasa kose, inzitizi n'ibibazo bitandukanye uko byaba bimeze kose, hejuru y'izo mbaraga zose hari imbaraga zawe. Hejuru yawe nta zindi mbaraga zihari. Wowe urashoboye, byose ubifite mu biganza byawe. Mwambike imbaraga, mubashishe, muneshereze, kandi mwami gutsinda no kunesha bikomeze kuganza ku buzima bwe bwa buri munsi. Ndabizi ko ugenda inyuma y'ijambo ryawe kugira ngo risohoze mu izina rya Yesu Kristo. Turagushimye ko ubikoze, kandi Uwiteka hari amashimwe n'ubuhamya butandukanye tuzagenda
kumva ahantu hatandukanye kuri buri umwe wese wateze amatwi iri jambo. Urakoze Yesu, dusenze dushima twizeye, ni mu izina rya Yesu Kristo mwami wacu. Amen, amen, amen.